Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubaye ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, kigiye kubagezaho ndi Mukazarukundo Clarisse. Tugiye gutangira turebera hamwe ibyaranze ikirere cy'uyu munsi, turebe iteganyagihe ry'umunsi w'ejo, turebe iry'iminsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo ku gihe kizaba giteganyijwe. Uyu munsi rero mu kirere cy'u Rwanda mu bice byinshi by'igihugu haguye imvura, ndetse mu masaha mu gitondo nabwo hari aho yaguye kugera mu masaha ku gicamunsi. No mu masaha ya nijoro hateganyijwe imvura cyane cyane mu bice byo mu burengerazuba no mu majyepfo mu karere ka Nyamagabe ndetse na Nyaruguru. Ahandi ibindi bice bisigaye bikaba biruze kurangwa n'ibicu byiganje. Reka turebere hamwe rero ku munsi w'ejo duhereye ku muyaga uko ikirere kizaba giteganyijwe. Umuyaga uteganyijwe ku munsi w'ejo ni umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse na metero 6 ku isegonda. Umuyaga kandi uzaba ufite icyerekezo kiva mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu burengerazuba, mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo by'igihugu cyacu. Ku munsi w'ejo rero mu masaha ya mu gitondo mu ntara y'amajyepfo hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura mu bice byaho byose. Mu burengerazuba bw'igihugu cyacu naho nta mvura ihateganyijwe, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C12 ndetse na °C17, aho akarere ka Nyabihu ariko kazagira igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi ugereranyije n'ahandi mu gihugu cya °C12. Mu majyaruguru hakaba hateganyijwe naho urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C14 ndetse na °C16. Akarere ka Burera rero niko gateganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi cya °C14 mu majyaruguru. Naho mu burasirazuba hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura mu karere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo, ariko ahandi hasigaye hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo imvura ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C18. Reka turebe rero ibizaranga amasaha yo ku gicamunsi. Mu ntara y'amajyepfo hateganyijwe imvura, ndetse iyi mvura izumvikanamo inkuba mu majyepfo hose. Mu burengerazuba naho imvura ihateganyijwe izumvikanamo inkuba, ndetse igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kikazagera kuri °C26. Mu ntara y'amajyaruguru naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba mu bice byaho byose. Igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kiri hagati ya °C22 ndetse na 25. Mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu mu bice byaho byose hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse akarere ka Nyagatare gateganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranyije n'ahandi mu gihugu cya °C27. Umujyi wa Kigali nawo uteganyijwemo imvura izumvikanamo inkuba, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C26. Reka turebere hamwe rero mu minsi 5 iri imbere ku kirere giteganyijwe, duhereye ku munsi w'ejo ku itariki 9 kugera ku itariki 12. Kuva ku munsi w'ejo ku itariki 9 ndetse no ku itariki 10 mu bice byose by'igihugu hateganyijwe imvura izagenda yumvikanamo n'inkuba. Ku itariki 11, 12 imvura izateganyijwe mu bice byo mu burengerazuba, ariko ku itariki 13 imvura biteganyijwe ko izagabanuka ahenshi mu gihugu. Izuba riteganyijwe kurasa saa 11:39 za mu gitondo, rirenge saa 11:56 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza.